Hello guys, reka twongere tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza. Ngiyewe muri kumva kuri microphone banyita Vumbura, ubundi narabwiye ngo nzabakiza. So ahangaha ngiye kukwereka platform maze iminsi 2 ndi kuyikurikirana kugira ngo ndebe uwo muntu wayikoze nimba koko bikora. Aya mafaranga rongeye kukwereka uko yakorera. Nimba uri tayari ukaba wifuza gukorera amafaranga, ndakeka nta muntu urebye video yanjye udakeneye ayo mafaranga. Harimo uburyo bumwe, 2, 3, 4 bwo gukorera amafaranga ku buntu. Nta gishoro na gitoya bigusabye, ngira ngo murazi neza ko ibintu bisaba igishoro. Ndabibabwira nkabarabura ariko ahangaha nta gishoro bisabye. Ngiye kubanza nkwereka uburyo dufungura account, nkwereka ibyo usabwa gukora, ujoining community yacu ya WhatsApp, ureba link muri description, ubundi dutangire turye koronote. Murazi ko nabazaniye ama platform menshi yagiye abaha amafaranga. Iyi ngiyi rero ngiye kukwereka uburyo nayo ugomba kugira gute kuyibyaza umusaruro. Rero uburyo bwo kwiyandikisha, urajya muri description ya video ukande kuri link ndaba nahashyize. Okay, numara gukanda kuri link uraza guhinguka ahangaha. Hanyuma numara guhinguka hano uraza gusabwa kudownloading application direct. Downloading application ukanze kuri iyi buto muri kubona hano. Okay, numara gukanda kuri application rero baraza guhita baguhitishamo iyo bita Palm Store cyangwa Play Store. Nge ndaza guhitamo Play Store kubera ko twese niyo downloadingisha. Hanyuma mpite nkanda kuri just once, barahita bansaba nyine gushyiramo password cyangwa pin. Exactement, ndaza guhita rongera hahandi ya application iri. Muri kubona ko ni application ewana iretinze neza, ndetse yakorewe review n'abantu barenga 130 na bingahe. Irizewe neza 100% nimba ukeneye kubonamo urufaranga. Nta rufaranga ndaryamo, ariko ngiye kukwereka uburyo tugomba kurya uru rufaranga. So urahita ukanda hano handitse ngo install. Okay, hanyuma application yawe nimara kwiyestara uraza guhita ukanda kuri iyi button yanditseho ngo open cyangwa se gufungura. Muri kubona ko game gara yacu iraza guhita ifunguka. Hano dushobora kwemeza location cyangwa nitwemeze location, it depend. Wenda reka nemeze location at this time. Okay, noneho ubanga tugiye gutangira gufungura account. Ushobora guhita ufungura account direct unyuze kuri Google, ariko ngendagira ngo dukande hano handitse start, dutangira akantu kandi. Hanyuma nugera ahangaha baraza kuguhitishamo nimba uri umugabo cyangwa umugore. Umugabo akanda hano, hanyuma ukabyemeza ko uri umugabo. Umugore akanda hano, umugore akanda hano nawe akabyemeza. Niba namaze guhitamo ko ndi umugabo, reka nkande kuri complete kugira ngo dukomeze. Hanyuma nitugera ahangaha turakanda no thanks. Hanyuma ahangaha turaza kuba tugeze ahantu nakwita nko kwitangiriro. No kuvuga ngo ahangaha nakwita kwitangiriro, baguha uburyo bwa tutorial cyangwa se kureba ama block, ariko ibyo byose utabikeneye ukanda kuri karaga kubo bikavamo. Hanyuma murimo murabona ko account yacu cyangwa se konti yacu twamaze kuyigeramo. Okay guys, teka dukomeze video yacu hanyuma turebe uko ibintu tugiye kubikurikiranya step by step cyangwa se inzira ku nzira. Muri kubona ko price ya mbere cyangwa se igihembo cya mbere nahawe ni coin 300. Coin 10,000 biba bingana n'idolari rimwe. Urumva nahawe coin 300 kubera ko nanyuze kuri link y'umuntu wantumiye. Okay, ubwo ko ndumvamo kumvise neza. Ntabwo uri buteresharishe cyangwa uri bushyiremo application utanyuze kuri link nakweretse cyangwa nagushyiriye muri description. Ubaye utari kuyibona uraza kuduhamagara kuri nimero yacu tuguhereze icyo twakwita link. Okay, reka dukomeze. Hanyuma rero uburyo bwa kabiri bwo gukoreramo amafaranga cyangwa ugomba kubonamo amafaranga ni uburyo buhoraho bwa buri munsi bwo kubona amacoin wikinira game, kuko iyi bayita game gara. So urabona utu tuntu ugenda ugakirikaho kakazana, ngira ngo uyu mukino murawuzi mu dutelefone twa kera. Ugakirika hano wenda ukakazana aha, ugakirika hano ukagashyira hariya, ngira ngo ibyo murabizi. Hanyuma iyo wininze cyangwa iyo uhujije
kanze mbereke iyo ugiye kuwininga ukuntu bimera. Uri kubona hano mfite coin 16, reka mfata aka kantu nkashyire hano turebe ukuntu bigenda. Reba ndagafashe nkazanye hano, nuko bihise bihindura ibara, bivuze ngo ndaba nsinze, coin zanjye zirahita ziyongera hariya hejuru. Wow, muri kubona ko mise ngira coin 20 na zingahe nenye. Ushobora no guhita mfata ikiguri cyangwa kizamura nagishyira hano, ntabwo nsinze. Impamvu ntatsinze, iyo ukeneye ko aka kantu ro kihindukiza bitewe naho ushaka kugashyira ukadomaho, ntabwo ugahora udinga, ukadomaho kugeza kihindukishe kakajya mu mwanya ushaka, kakazamura gutya. Uri kubona ngiye guhita nsinda mbone ibifaranga byinshi, bikura gutya coin zikiyongera nyine zigatubuka, ugakomeza ugakina game. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Bwa mbere baduhaye coin 300 zirimo amadolari arenga 30. Ubwa kabiri hano ufite uburyo bwo kuzamura amacoin buri munsi uko ufite akanya uri gukina game uri kwenjoyinga. Uburyo bwa gatatu sasa, uburyo bwa gatatu bwo ntabwo mbusobanukiwe kubera ko ndi mushyashya, ariko nituguma kuba turi hamwe tuzagenda tubisobanukirwa. Ubu ngubu bwo gukreatinga room, ibya room sinzi ngo haberamo iki, ariko tuzabimenya ku buryo naho tuzajya tuhakorera amafaranga. Ibyo ndi kukwereka byose ni ubuntu bro. Reka tujye ku buryo bwa kane. Uburyo bwa kane bwo gukorera urufaranga aha hantu, muri ubu buryo bwose maze kukubwira nta buryo bugusaba igishoro. Mu ubu buryo ngiye gukanda kuri kariya ubonye. Uburyo bwa kane rero, iyo utumiye umuntu, buri muntu wese utumiye baguha $1, baguha $1 rimwe buri muntu wese utumiye. Nuvuga ngo baguha coin 10,000 by'amacoin bingana $1 rimwe. Okay, aho ngo ndumva ari sawa cyane gutumira n'utuntu twanye. Tujye ku buryo bwa kane. Ahangaha nyine barahita banyereka bya 300 by'amacoin bampaye kuri izi tariki nyine muri kubona ninjiriyeho. Hanyuma munsi baranyereka umuntu ngo twabaye inshuti, ubwo I think ko ari uwo ninjiriyeho. Hanyuma dore akantu ka nyuma usabwa gukora ko byagenda kose kugira ngo utazabura account yawe. Aka kantu ni akantu usabwa gukora. Tunyure hano kuri aka kantu kameze nk'agatente ka nyuma, tugakandeho. Ikintu cya mbere hano uraza gusanga bari kuguha akantu kavuga ngo please bind your account to avoid asset loss. Ahangaho ugiye kubindinga email yawe kugira ngo account yawe utazayibura. Ngira ngo mwabonye ko twinjira twiyandikisha nta kindi kintu badusabye. Icyo tugiye gukora no kubindinga email, tukanaverifya konti yacu, icyo bita face verification, kugira ngo account yacu tutazigera tugira gute mwabantu mwe tuyibura. Okay, reka nkande hano handitse ngo please bind your account. Ngiye kubanza guhera. Iyo ugeze hano rero bahita bakwereka ko device yawe iri binded, device yawe irabindinze. Hanyuma hano bahita bakwereka unbind. Ngiye kubindinga nkoresheje buno buryo bwa mbere bwa Google. Ubwo buryo nabonye buri gushoboka. Ukandaho rero ugategereza umwanya, bagahita bakwereka ama email ufite, ugahitamo email uzajya ukoresha kuri uru rubuga. Ngenda hitamo wenda iyi ngiyi. Okay, muri kubona ko email yanjye maze kuyibindingaho. Abwo ibyo ngibyo ntabwo tubigarukaho. Ahangaha nabonye iki gisa nk'ikidakunda, ariko ushobora no kubindinga na email. Okay, reka dukandeho turebe. Ndabona byanze. Okay guys, reka dukomeze. Hanyuma tugiye kureba uburyo bwo gukora icyo bita face verification. Uramanuka hano hasi urebe ahantu handitse my profile, ukandeho. Hanyuma numara gukandaho uraza guhita ureba hano hasi handitse ngo face verification. Muri kubona ko ntago ndi verified, ngiye kuhakanda verifying isura yanjye. Iyo urangije kuverifya isura yawe uhita ukanda kuri confirm nyine kugira ngo ukomeze. Okay, muri kubona ko account yanjye right now iri verified, ibaye verified. Ibyo ngibyo nibyo usabwa gukora. Hanyuma reka turebe igikurikiraho. Okay, reka dukore summary mbere yuko tugenda. Ibindi byo withdrawing cyangwa se kubikura tuzagenda tubibereka gake gake mu gihe twagize coin zo kubikura. Okay, gake gake tuzagenda tubibereka. Ubwo ari bwo buryo bwo kwiyandikisha.